twongeye kubasuhuza abakurikirana ibiganiro bya Channel Ikinyarwanda n'umuco nyarwanda. Muri kumwe nanjye Ntirumara Intwari Nkunda Amahoro. Uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku bisobanuro by'amazina, ariko noneho turibanda ku mazina y'Ikinyarwanda. Murabizi ko abanyarwanda benshi tugira amazina abiri, amwe y'amazungu twita amakristo ku babatijwe b'abakristo nyine, ndetse n'ay'Ikinyarwanda twita amapagani. Twebwe rero uyu munsi twazinduwe no kusobanura amazina y'Ikinyarwanda. Turasobanura amwe mu mazina abanyarwanda bakunda kwitwa y'Ikinyarwanda. Utega amatwi rero kugira ngo niwumvamo iryawe, iry'umuvandimwe, inshuti cyangwa undi muntu uzi, ntuze gucikwa no kumenya icyo bisobanura niba utarubizi. Hagize rero izina wumva ukarimenya, watumenyesha muri comment. Hagize n'ibyo ushaka ko tugusobanurira, tutari buvuge muri aya ngaya kubera ko turavuga mu make, tuzakomeza tuvuge n'andi nyuma, nabwo watumenyesha muri comment. Izina rero rya mbere tugiye guheraho ni izina Gashayija. Uzumva abantu bitwa Gashayija cyangwa se bitwa Babushayija. Ubundi ijambo Ubushayija bisobanura ubugabo. Iyo umuntu rero yitwa Gashayija, mu yandi magambo ni nkaho yakiswe Kagabo. Aba yitwa Kagabo, uwitwa Bushayija ni nkaho aba yitwa Bugabo. Niba rero ufite iryo zina, umenye ko ari icyo ngicyo risobanura. Twavuga kandi nanone izina Kalisa. Hari abanyarwanda benshi bitwa batyo, ndetse hari n'abagore, abakobwa bitwa Umulisa. Akenshi nibo nkunze kubona bitwa batyo. Iri zina rero riganisha ku bushumba. Ubundi Umulisa bisobanura umushumba. Iyo rero umuntu yitwa Kalisa cyangwa akitwa Umulisa, ni nkaho aba yitwa umushumba. Kalisa gashumba, Mulisa Umulisa umushumba. Twasobanura nanone irindi zina ry'Ikinyarwanda ryitwa Muvunyi cyangwa Umuvunyi, hari ababyitwa. Ubundi kuvuna umuntu ni ukumutabara mu Kinyarwanda. Iyo rero umuntu yitwa Muvunyi aba yitwa mutabazi mu yandi magambo. Ababyeyi bita umwana Muvunyi bashaka gusobanura ko ari umwana biteguye ko azabatabara mu bintu runaka, mu bibazo wenda runaka, cyangwa se akabazahura. Kuvuna umuntu no kumutabara. Nanone twasobanura izina Munyankindi. Hari abantu bakuru nzi bitwa Munyankindi. Nta mwana mutoya nzi wo kuri ubu witwa atyo. Wowe ubaye umuzi watumenyesha muri comment kugira turusheho kungurana ibitekerezo. Munyankindi rero ni izina rikomoka ku ijambo inkindi. Iri naryo ni izina ubwaryo, ariko ni izina ry'umwambaro wa Kinyarwanda. Tuzagaruka ku myambaro ya Kinyarwanda yo hambere, muzumvamo inkindi kandi muyisobanukirwe. Inkindi rero wari umwambaro wa Kinyarwanda w'abifite, abishoboye, abatunzi n'abakomeye ba mikoro ari hejuru. Wabaga ukoze mu ruhu rw'ingwe, ukambarwa mu bihe by'ibirori n'iminsi mikuru. Nabo bakomeye nyine navuze. Munyankindi rero ni ukumwitirira iyo nkindi, ni nko kuvuga umuntu wiyubashye, umuntu ukomeye, umuntu koko ufite ishema n'igitinyiro mu bandi kubera ko akomeye, kubera ko atunze. Nicyo ngicyo iryo zina risobanura. Twasobanura nanone Iriza. Uzumva abantu bitwa Iriza cyangwa se Nyiramariza cyangwa Kariza n'andi ashingiye kuri iryo jambo Iriza. Ubundi Iriza ni bisobanura umusaruro cyangwa se urubyaro cyangwa imbyaro ya mbere. Rero Iriza ni izina ryitwa abana b'imfura kenshi, bishaka kuvuga ko ari abana ba mbere Imana ihaye umugisha ababyeyi wo kubyara. Bati uyu mwana koko ni Iriza, ni uburiza bwacu, bakamwita batyo. Iri zina kenshi rikunze kwitwa abana b'imfura, rikaba ari icyo ngicyo rero risobanura. Twasobanura kandi izina Misigaro. Hari abanyarwanda benshi bakuze bitwa Misigaro. Misigaro rero ni izina rihabwa umwana wavutse ise yarapfuye. Ni ukuvuga nyina yaramutwise, ariko kubw'impamvu zitandukanye ise aratabaruka, arapfa, umwana avuka se yaramaze gupfa. Icyo gihe uwo mwana yitwa Misigaro, bishaka gusobanura ko yavutse se yarapfuye. Kera byakundaga kubaho abagabo batabaye, nuko umugabo akagwa ku itabaro agasiga umugore we atwite. Umwana rero yavuka bati ni Misigaro. Bashaka kuvuga ko yasigaye mu nda, ise umubyara yarapfuye,
akavuka isi atakiriho. Twasobanura kandi izina Nyandwi, iri ryo abenshi mushobora kuba murizi, niba utarurizi ukaba urimenye ubu umbwire muri comment. Nyandwi ni izina rihabwa umwana wa karindwi mu bana umubyeyi aba yarabyaye. Mu Rwanda rwo hambere kubyara abana benshi byari ishema n'igitinyiro ku muryango, wabaga wungutse amaboko, wungutse amaraso mashya mu umuryango ukaguka, ukizera ko utazazima, ukizera ko ntawe ntuzagusuzugura. Rero umubyeyi ashoboraga kubyara abana 10, 12 ndetse no hejuru yabo. Umwana rero wa karindwi mu umubyeyi yabyaye akenshi yitwaga Nyandwi, bisobanura ko ari umwana wa karindwi. Aha twanavuga ba Minani na Nyiraminani, birumvikana ko ari umwana wa munani mu muryango. Ni naho rero haziraho ba Nyabyenda, bisobanura umwana wa 9, ndetse na ba Macumi na Nyiramacumi, bisobanura umwana wa 10 mu muryango. Abo nabo babagaho mu Rwanda rwo hambere. Ubwo rero turimo kugenda dutondeka amazina ashingiye ku mwanya umuntu arimo mu mbyaro z'umuryango, ntabwo twasimbuka izina Misago, naryo ryitwaga abanyarwanda benshi bo hambere. Misago rero ni izina ryitwaga umwana wavutse ari uwa 13 no kuzamura. Tuvuge umubyeyi afite abana 17, yashoboraga kwita uwa 13 cyangwa 14 cyangwa n'uwo hejuru y'abo ngabo. Izina Misago ashaka kuvuga ko ari umwana wabanjirijwe n'abandi benshi cyane bagera kuri 12. Rero niba witwa Misago, akenshi nicyo biba bisobanuye ubu uri umwana wakurikiye abandi benshi bagera byibura kuri 12. Twasobanura kandi izina Gisubizo cyangwa Gihozo. Gisubizo rero ni izina abana bato ubu ngubu bakunze kwitwa, risobanura ko umwana aje ababyeyi bari bamukumbuye, bari bamukeneye, bamushakaga. Akenshi iri zina risobanurwa nk'igihe umwana avutse, ababyeyi wenda bari bamaze igihe bamutegereje. Urugero, ababyeyi barashakanye ntibahita bagirirwa umugisha wo kubona urubyaro, biratinda, bifata imyaka myinshi, ariko ku Kaburembe Imana zirabaha maze babona urubyaro. Uwo mwana rero baramwita Igisubizo, bashaka ko yari ategerejwe. Nanone izina rishobora kwitwa umwana wenda ababyeyi bashakaga kubera ko wenda ari igitsina gitandukanye n'icyo bari basanzwe babyara. Urugero, ababyeyi bafite abana 6 b'abahungu bashobora kubyara wa 7 bavuga bati noneho Imana izaduha agakobwa, nuko Imana ikakabaha, maze bakavuga bati uri igisubizo mwana wacu. Umwana bakaba bamwita Gisubizo. Na Gihozo rero ni nguko umwana ubonetse yari akenewe cyane kubw'impamvu zitandukanye, zirimo kubura urubyaro, gupfusha cyangwa gutinda kubyara, akenshi yitwa Gihozo cyangwa Gisubizo. Niba rero witwa utyo, amahirwe menshi nuko urasanga hari impamvu imwe muri izo ngizo yatumye ababyeyi bakwita baryo. Ayo rero namwe mu mazina y'Ikinyarwanda tugarutseho abanyarwanda bakunda kwitwa. Gusa hari andi mazina abanyarwanda bita abana cyangwa se bakunda kwita abana mu minsi yashize, bagendeye ku mimerere barimo cyangwa se aho batuye, uko babanye n'abandi n'ibindi. Ayo mazina twavugamo nka Jamubandi. Jamubandi ni izina bita umwana utaravutse mu rugo ngo avuke ku mugore n'umugabo umwe, ahubwo umugabo akabyara hanze, hanyuma umwana nawe akamushyira mu bandi, ati ngwino muri bakuru bawe, ngwino muri basaza bawe cyangwa bashiki bawe bakurerere mu muryango. Uwo mwana rero ubyawe hanze ariko akaza kurererwa mu muryango, akenshi yakundaga kwitwa Jamubandi. Ni icyo biba bisobanuye. Twavuga kandi nk'izina Mbeshyumugongo. Hari abanyarwanda bitwa Mbeshyumugongo. Hari uzi ubyitwa? Niba ubizi watumenyesha muri comment. Mbeshyumugongo ni izina umunyarwanda yita umwana iyo atizeye ko uwo mwana azarama, azakura akavamo umugabo cyangwa umugore, kubera akenshi gupfusha abana mbere ye, gukuramo inda, cyangwa se kubura abana mu bundi buryo. Akavuga ati noneho nakambonye nanjye ngo ndaheka, reka Mbeshyumugongo. Shaka kuvuga ko atizeye ko uwo mwana azakura, kubera ko wenda bakuru be bose bapfuye bagashira, cyangwa se inda zaragiye zivamo cyane, ati reka Mbeshyumugongo. Ni naho rero hava ba Rushigajiki. Uyu ni umwana uba ukurikira imbyaro nyinshi zapfuye, abana benshi bavutse bagapfa, nyuma uvutse akabaho, batesura urupfu Rushigajiki, ko n'ubundi bakuru be rwabishe rukabamarira ku icumu. Nicyo rero iryo zina riba risobanura mu Kinyarwanda. Ni naho hava abanza bamwita Nzamwita kuze,
aya mazina nayo aganisha kuko umuntu atizeye ko umwana wazarama agakura bitewe nuko wenda abandi yabyaye bagiye bapfa cyangwa ntibabashe gukura, ati nzaba mwita cyangwa se ati nzamwita kuze. Nicyo ngicyo ayo mazina aba asobanuye. Twasobanura kandi amazina ashingiye ku rwango no guhangana hagati y'umuryango, umubyeyi ubyara umwana ndetse n'abaturanyi be n'abamukikije. Twavuga nka Mbarimo Mbazi. Iri zina Mbarimo Mbazi riba risobanuye ko uwo mubyeyi yitiriye umwana abanzi be cyangwa abo bahanganye bamukikije, ko ari maso ko abo banzi be abazi ko rwose ntaho bazamuca muri humye kubera ko abazi abirimo neza, abizi ko bamwanga, ariteguye igihe icyo ari cyo cyose. Ati ndabazi, na ndabazi ribaho. Habaho rero na ndi mu rwango, ryo rirumvikana neza ko umubyeyi aba ashaka kuvuga ko abantu bamukikije bamwanga cyangwa se ko umuryango wenda yashatsemo bamwanga, nuko akita umwana ati ndi mu rwango. Hari n'abangwije abanzi, nabo ni icyo ngicyo biba bisobanuye, ni izina risobanura kimwe na ndi mu rwango. Hari n'abanja nabo. Izina rero njya nabo risobanura ko uwo mubyeyi haba hari abantu ahanganye nabo, abanzi be n'abandi bahanganye batavuga rumwe cyangwa badahuza ibintu runaka. Ubundi mu Kinyarwanda kujya n'umuntu ni uguhangana nabo. Njya nabo rero ni ukuvuga ngo mpanganye nabo, ndi hagati y'abantu duhanganye tudahuza, batanyifuriza icyiza, ariko nzakomeza guhangana nabo, nditeguye kandi ndabizi. Twavuga ko ayo ngayo ari amazina abanyarwanda bakunda kwita abana nyine bitewe n'imimerere barimo, kubera ko iyo umubyeyi avuze ngo ngwije abanzi, hari n'igihe abo banzi nyuma bashira cyangwa se bakiyunga, ariko umwana agakomeza akitwa ngwije abanzi. Ni ayo mazina rero uyu munsi tugarutseho y'Ikinyarwanda. Niba wumvisemo iryawe tubwire, cyangwa iryo wize vuba utaruzi imbere ukaba usobanukiwe icyo risobanura, cyangwa utari unazi ko ribaho ariko ukaba urimenye ukanamenya icyo risobanura, utumenyeshe muri comment. Niba wikunze iyi video yacu ntutinde gukanda like kugira ngo tujye tumenya ko ibintu turimo gukora birimo gufasha abanyarwanda kunoza Ikinyarwanda tuvuga, kumenya amateka yacu ndetse no kumenya umuco wacu. Ntiwibagirwe rero gusangiza iyi video abandi banyarwanda kugira ngo basobanukirwe ibijyanye n'amazina bashobora kuba bitwa cyangwa bumva mu miryango n'umuryango mugari ubakikije. Mwakoze cyane rero kudukurikira. Mwari kumwe nanjye Nkunda Amahoro nk'uko bisanzwe. Imana ikomeze kubaha umugisha, naho ubutaha.